Aha rero twakomeje n'umukire w'umumiliyoneri, byakomeje kugorana. Uwitwa Shalom yakomeje kubera abantu benshi imbogamizi. Abantu benshi bakomeje kugorwa na Shalom. Rero agace k'uyu munsi, uwitwa Shalom yari arimo guhereza amawayizi cyangwa amategeko abakozi ba kampani yayifashe rwose, ayibera umukuru wayo cyangwa CEO, arayiyobora. Hano rero yari arimo kubaha amategeko, arimo kubabwira yuko ukuntu bagomba gukora, nta n'umwe asize, nta n'umwe yigeze yirukana muri kampani. Hano na Kami ndetse n'umukunzi we Dani bari bari kumwe, bose n'abakozi ba kampani bose bari bari kumwe. Arimo kubabwira ati rero mugomba gutangira kugendera ku mategeko yanjye, kandi nta kindi kintu murebeyeho, nta nyine ubwo nta wundi muntu mwumvishije amategeko ye. Hano rero hari uwagize ikibazo, aramubaza, aramubwira ati se bosi wacu yagiye ku buryo ukomeza ko tubonera wowe urimo kuduha amategeko n'amabwiriza. Ahita ababwira ati rero mperuka bosi wanyu tugura kampani, ati kandi ibya bosi ntabwo bindeba kuko ni njye mugomba gukomeza kureba. Nyamara twibuke yuko iyo Shalom ibyangombwa afite byose ntabwo ari ibya orijinali, ntabwo ari ibyangombwa bya orijinali, bivuga yuko n'ubundi iyi kampani arimo kwibwira ko ari iye kandi itari mu maboko. Aho twavuye rero twigarukira kuri Alice ndetse na Gihozo. Alice arimo kubaza Gihozo uko ameze. Gihozo aramubwira ati ibintu byakomeye muri kampani, ibintu byakomeye. Uwitwa Shalom yigaruriye ibintu byose, yigaruriye kampani yose, ati ahubwo narinzi yuko natwe rwose ari butwirukane. Ati narinzi ko yuko rwose natwe ari mu bantu ari buhereho nanjye ndimo kuko uburyo ameze cyane n'ukuntu arimo kwitwara, ntabwo numvaga ko ari bunsike. Uwitwa Alice we murabizi ko ari umwana witonda, aravuga ati n'ubundi nta wundi muntu n'ubundi byari ngombwa yuko ari Shalom rwose uri buyobore. Ati kuko n'ubu ngubu amakuru ya Cedric sindayamenya. Ati sinibazaga yuko byagenda nanjye gutya gusa, ariko nimba ari Shalom niwe wagombaga kuyobora. Ese mwebwe murimo kubona Shalom mukabona bimeze biti? Ese Shalom iyi kampani, ese Cedric kugaruka kwe azagaruka? Ese ibintu nk'ibyo ngibyo muduhe komenti, mutubwire ukuntu murimo kugenda mubona iyi filime rwose irimo kugenda igira ahantu heza. Twari tuzi yuko irangiriye kuri season ya mbere, ariko season ya kabiri nayo yakomeje kuza, kandi twamaze kubona yuko uwitwa na Cedric nawe duhita tujyaho. Cedric ahantu yari aryamye, twaje kubona hari kumwe n'umugore, twaje kubona ari kumwe n'umudamu urimo kumwitaho. Cedric arimo gukanguka, arimo kubaza ati ese hano ndi ni hehe? Undi aramubwira ati ihangane ubanze ukire, ubanze umere neza. Ubona ndashaka kumuha amakuru ya nyayo y'ahantu ari, ariko Cedric aramubwira ati oya, nshaka kumenya ahantu ndi. Ati ndamubwira ati ese witwa nde? Aramubwira ati njye nitwa Cedric. Ati se uribuka ibintu byose? Hari ikintu na kimwe urimo kwibuka? Ati njye nibuka ko nakoraga kwa Alice, nibuka ko nari umukozi wo mu rugo kwa Alice. Mwibuke yuko Cedric rwose kubera urukundo yakunze Alice yakomeje amukorera nk'umukozi wo mu rugo, cyangwa akora nk'umukozi wo mu rugo kugira ngo abashe gutsindira Alice, kugira ngo bigende neza. Rero hano uyu ndanabivugira rimwe kuko uyu mudamu uyu urimo kumwitaho
yakomeje nyine kumuganiriza amushaka kumukuramo amakuru amukuramo ikintu kijyanye n'amakuru rwose, ariko akomeza gushaka kubanza kumenya kumva nimba Cedric koko yaba yibuka ibintu byose. Nibwo yahise amubwira ati ngewe naragutoraguye. Cedric ngo niba arimo kubaza amakuru ati umudamu bari kumwe ati naragutoraguye, ati rero mu kugutoragura itankuzana ahangaha, ati rwose nta n'abandi bantu nigeze menyesha amakuru, ati nta n'abandi bantu nigeze menyesha amakuru ku buryo baba bazi wenda ahantu uri, ati rero icyangombwa banza umere neza, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, banza umere neza, umere fresh. Twahise tugaruka rero aho Alice yaje aje kureba Kami. Nibuke ko Kami ari mushiki wa Cedric. Yaje aje kureba Kami, aramubwira ati se amakuru ya hano, ndamubwira ati ni meza, ati se na n'ubu ntabwo muramenya amakuru ya Cedric ahantu ari, ntabwo muramenya amakuru ya Cedric ahantu ari. Undi aramubwira ati ayo makuru ntabwo turayamenya, ati kuko ndamutse nyamenye rwose nayakubwira. Undi aramubwira ati rwose byarambabaje Cedric, ntabwo nzi yuko yanyitangiye bigeze hariya, ntabwo nari mbizi ko Cedric yanyitangiye bigeze hariya. Ati rero ati aka kanya rwose ndimo kwishinja icyaha, ati cyangwa ndumva nshaka kumenya nyine amakuru y'ibintu byose. Ati rero nari nje hano nko mu muryango wa Cedric kugira ngo menye nimba hari amakuru mwaba mufite, menye nimba ahantu Cedric yaba aherereye aka kanya. Ese uru rukundo rwa Cedric na Alice bwo bizakunda, ese bizagenda gute? Kuko naho Cedric nyine byakomeje kugenda bigorana, mwagiye mubibona gake gake, 5 kuri 5. Twaje kubona rero Papa Alice arimo kuganira n'umukunzi we, nawe barimo kuganira kuri telefone, arimo kumubaza amakuru yuko Shalom igihe yarwanaga cyangwa yakubitaga witwa Cedric. Ati amakuru rero yarimo kumubwira amakuru yuko bimeze, barimo kuganira kuri telefone, mwayibonye aho ngaho, ntabwo turi batinde. Turi twaje kongera kugaruka kuri wa mumama urwaje, kuko ngenda mwita umumama kuko nabonye akuze rwose kurusha Cedric. Arimo kwita rero kuri Cedric, tuza kumubona arimo ko ajya kumushakira imiti, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibinini kuko umutwe Cedric wari umumereye nabi, Cedric wari umumereye nabi pe, umumereye nabi cyane. Niko kubona uyu mugore yaje kujya kuri telefone. Rero tuza kumva ibintu bitangaje, kuko twaje kumva uyu mugore afite indi gahunda kuri Cedric. Yarimo kuganira n'umuntu avuga ati wa musore rero yakangutse, ariko urebye ntabwo arimo kumenya ibintu, hari ibintu runaka atarimo kwibuka. Ati rero ikintu gihari ni uko uyu musore ngomba kumutsindira. Hano rero uyu mugore tutaramenya neza urwaje Cedric, ashobora kuba yarakunze Cedric, nawe akaba arimo gushaka rero kumubonaho kopi cyangwa kumukunda. Ati kuko yavuye ati uyu nguyu we ntabwo agomba kuncika, ngomba kumugumana mpaka nta hantu agomba kuncikira habe na hatoya. Aho ngaho rero twabibonye ko umugore afite indi gahunda kuri Cedric. Ese mwebwe murabitekereza iki? Uyu mugore noneho ugiye kwivanga mu rukundo nawe rwa Cedric ndetse na Lisa, nk'uko Shalom yakomeje kurwivangamo. Aho ngaho rero twaje kubona uwitwa Dani ari kumwe na Kami n'umukunzi we, barimo kuganira, barimo kwibaza uburyo ibi bibazo byose bari bubashe kubisohokamo. Barimo kwibaza ati se turabisohokamo gute bino bibazo ko mbona byarengeje urugero, kuko ibibazo byo turimo kugenda tubibona ko yuko byakomeye cyane. Mu gihe rero barimo kuganira no kwibaza uburyo ibibazo bigomba, ndetse no ku rukundo rwabo yuko batanaherukanye, uwitwa Shalom yahise yinjira
ikintu cya mbere yahise ababaza ati se ko mwege muri aho ngaho, ati hano ni muri rogi. Kami rero nta no guca ku ruhande, mwibuke ko kampani ari iwabo. Aramubwira ati ariko se urimo gushaka iki? Ati hano urabona twe turyamye. Undi arababwira ati se murabona ubwo murabona muhagaze? Uwitwa Dani hano nta jambo yari afite nyine, mwibuke yuko we ari n'umukozi wa hano. Arangije Shalom ahita avuga ati rero Dani mbare gatatu wasohotse hano. Mbare gatatu wasohotse hano, ariko Kami nyine ashaka kwigiza nk'umwana nyine w'aha ngaha, ati ntabwo ari burenga aha ngaha. Ariko Dani nyine nk'umukozi we uwitwa Shalom yagiye kugeza kuri 4. Dani yahagurutse arimo kubwira ati nta kibazo be, reka ngende, kuko yabonaga uwitwa Shalom yariye karungu. Rero Shalom hano yahise abwira uwitwa Kami, aramubwira ati we peti, ntukansuzugurize abakozi, ntukansuzugurize abakozi kuko nshobora guhita mwirukana ugahita wisanga hanze. Kami rero nta no guca ku ruhande ahita amubwira ati ngaho uzibeshye, uzabigerageze unsohore hanze, uzabigerageze unsohore hanze noneho turebe. Ati wowe uzabigerageze. Undi aramubwira ati ukomeze wigire gutyo, wigire gutyo, ariko umenye yuko wowe nzakunaga hanze. Aho ngaho rero twahavuye turangiza duhita twigarukira. Nanone uwitwa Papa Alice arimo kuganira n'umubyeyi wa Shalom, arimo kumubwira ati tugomba gupanga ubukwe, tugomba gupangira ubukwe uwitwa Shalom, tugomba gupangira ubukwe Shalom ndetse n'umukobwa wanjye. Ati kandi nimugire ikibazo, amafaranga kupfa kuba hari, tugomba kubushyira hano hafi ubukwe bukagenda neza rwose. Ako kanya rero ageramo kuvuga ibyo ngibyo by'ubukwe, uwitwa Gihozo yari arimo kumwumva cyane, yakweduye amatwi ku buryo buri kimwe cyose yacyumvaga. Ni nako ako kanya yahise agenda kureba Alice. Yahise ajya kureba Alice ahita amubwira ati Alice, ati waruzi n'ikindi? Ati njye niyumviye papa arimo kuvuga ngo arimo kuvuga gute? Arimo kuvuga ngo bagomba kugushyingira. Ati bagomba kugushyingira Shalom, kandi ubukwe rwose yabushyize hafi cyane. Ati ubukwe bugomba kuba bukarangira. Alice ariko ibyarangiye yarize kuko atifuza gushakana n'uyu nguyu Shalom, avuga ati uriya muhungu w'inyamaswa ntabwo nshaka gushakana nawe. Ati ahubwo bizagenda bite kugira ngo mbibwire papa wanjye, mubwire yuko nashaka gushakana na Shalom? Ese bizagenda bite? Ese nzabihera hehe? Aho ngaho tuhavuye tugaruka ko hari Dani n'uwitwa Kami wishiriwe na Tracy. Hano bari barimo kuganira, uwitwa Kami arimo kuvuga ati tugomba kubwiza uku, cyangwa tugomba kubwira uwitwa Shalom ko izira mapura afite atari originali. Ati ntabwo tugomba kubwira Shalom yuko izira mapura dufite atari originali, ubundi twareba ko yagabanya amarere. Ariko baramubwira ati nyamara ibyo bintu ntabwo byaba ari byo, kuko arashobora kuramuka amenye yuko ibipapuro afite bitari ibya originali, agahita ashaka uburyo ari bubone ibya originali. Ati rero tugomba kwitonda, tukabanza tukarindira Cedric akabanza akaboneka, niwe ugomba kuza gukemura ubundi kino kibazo. Cedric naboneka hano ikibazo kizahita gikemuka. Rero Kami nyine abanza gushaka kutabyumva, ariko Dani aramubwira ati nta kundi kuntu byagenda, tugomba kubanza kurindira Cedric, kugira ngo tubashe gukora utuntu twacu, kubwiza ukuri Shalom, tukamubwiza ukuri kurambuye. Aho ngaho rero witwa Kami nyine yaje kubyumva. Turahava turangiye twigarukira hari Shalom ndetse na Papa Alice. Rero bari barimo baganira. Uwitwa Papa Alice arimo kumubaza ati se ku kazi bimeze bite?
ati undi ngo ati akazi ku kazi ibintu bimeze neza, bimeze bomb clat na bimeze fresh. Ahita ambwira ati rero ndagira ngo nkubwire ikintu, njya nkubwire yuko twafashe umwanzuro yuko wowe n'umukobwa wanjye mugomba gushakana mu mezi 3. Shalom rero yese yiruhutse aravuga ati ibyo ngibyo nibyo nashakaga, ati ibyo ngibyo nibyo nashakaga rwose, mwankoreye umuti. Ati rero kuko nabyo gutinda, undi Shalom aravuga ati ahubwo nimushaka mubigire mu mezi 2. Undi aravuga ati oya, nta mpamvu yo kwihutisha kuko tugomba gutumira abantu, tugomba kubanza kwitegura, tugomba gukora ubukwe bwiza nyine kugira ngo ubukwe buzabe bumeze fresh. Undi aravuga ati okay, nimba rero ari uko nguko bimeze ntacyo bitwaye, ati ubukwe njyewe ndi tayari, ati kandi ubukwe bugomba kuba. Hano uwitwa Papa Alice ashyigikiye Shalom cyane 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 cyane, ariko bimwe bya cyane. Alice rero ibyo byose yararimo kubyumva byose, yararimo kubyumva. Ese Alice araza kubwira papa we yuko adashaka gushakana na Shalom, yishakira kubanza kurindira uwitwa Cedric, kuko yamaze kumenya Cedric yuko amukunda cyane, yamaze kumenya byose. Ese Cedric we kuri uno mugore araza kumuva mu ntoki? Ese Shalom ubu bukwe bwo nibutaba, ese iyi kampani yo namara kumenya izi mpapuro yuko afite impapuro zitari originali, ibyo biraza kugenda bite? Rero twasize aho ngaho witwa Papa Alice ndetse na Shalom bamaze gukorana mu ntoki, barimo kuvuga ati ubu ngubu ibintu bigiye kuba très bien. Ndetse n'uwitwa Alice byose arimo kubyumva. Reka turindire icyo Alice azakora kuri ibi ngibi, turindire uko bizagenda. Filime yo ni umukire w'umumiliyoneri yihinduye umukozi wo mu rugo kubera urukundo. Cedric yakunze Alice ajya kumukorera mu rugo. Rero sasa rero reka dukomeze dukure ubutaha. Coco mukomeze mugire ibihe byiza, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona notification buri gihe uko dusohoye video. Coco mukomeze mugire ibihe byiza.